umwana yarashitse pe umwana ukimara kugira umwana ufite inzara akagira indoki niyanyuma hari ikimuriho shakarakana kizanyamanje byambabaje ruriya ruhinja ashobora kuba yarwishe rwavutse wabonaga ko ruvutse rukuze ni uruhinja rwuzuye rufite uruhinja rukuze ntabwo ruri hasi y'amezi 9 arangije we yaje ahisha tubona ko ari nk'ibintu ahishe ugira ngo nyine ni nko kwihisha ubuyobozi ari guhisha imari arahita yongera agaruka ayifata bari byasanga harimo uruhinja urumva n'uguhita utabaza ntago ibyo bintu bigayitse akantu nimbara sinzi akantu yamushyize mu kanwa ibaragati imbarakatsi sinzi aragaki ariko urabona ko no kumwica mwishe no kumwica mwishe igice cyo yari yambaye ubusa icyo hejuru yari yamuzingiyemwo niba ari igitenge aje afite akantu k'agatambaro nyine yarafashe igitenge arangije urana abantu umuntu bari kubyuka ashakisha hari umumama nyine wari uri imbere acuruza ibitunguru ndamuzi nuko ntazi ngo ubusayizi nyine wamubona arumva turabaza inzara noneho we yagize ngo abonye nka polisi ahisha imari kubera ukuntu wirukanka ukabona polisi ugahita wiruka ugahisha ibyawe batakujyanana n'ibyawe mwana mwiboneye yego arangije we yaje ahisha tubona ko ari nk'ibintu ahishe ugira ngo nyine ni nko kwihisha ubuyobozi ari guhisha imari arahita yongera agaruka ayifate kuko tujya tubikora nyine kenshi kugira ngo bagufunge n'imari yawe bayitwaye urayihisha wenda mugenzi wawe akayifata akaza kugucururiza cyangwa se mukongera mukagira gute mu nyine baza kureba nyine bo bazi ngo ni imari ahishe ko yateretse ahita yiruka ahita yihuta ni umuntu nyine ntabwo ari umwana yirukaga cyane se yahise yihuta nyine nk'umuntu ubona ko ari gucika ni nayo mpamvu twatekereje ngo ashobora kuba afite imari ahishemo ari guhisha pandagari nyine abapolisi ubwo rero mu kuza kureba bari kureba nyine hari iyo mari urumva ntabwo polisi yakwirukanka n'atari uwo yari yabonye we n'ubundi yahise yirukanka bari byasanga harimo uruhinja urumva n'uguhita utabaza ntago ibyo bintu bigayitse mwe mukirukubita amaso mu ba mbere nta bwoba n'ikikango mwagize ntabwo bwabura urumva niyo waba utari wabyaraho buriya umwana ni ikintu kibezeza ntabwo rero byabura kugira ubwoba ni n'ubwoba bwinshi ko nawe ubwo ushobora kugira ubwato ubwo nanjye baragira ngo ni njye nawe ukahita wiyirukira ku bantu ba mbere ni nako byagenze si ibyo guhita ubwira nka mugenzi wawe ati hari ahantu umuntu ataye umwana nawe ukiruka ujya kureba wa undi babwiye nawe akiruka ajya kureba nuko nyine amakuru yagiye atanga hari nk'umusanga hapi hari hakiri mu gitondo uruhinja mugabo rumeze rute rwasaga nk'urwapfushwe rwasaga nk'urwo yapfushije ruriya ruhinja ashobora kuba yarwishe rwavutse wabonaga ko ruvutse rukuze ni uruhinja rwuzuye rufite uruhinja rukuze ntabwo ruri hasi y'amezi 9 rurakuze ariko yarafite amaboko ibice byose birahari n'umwana w'umuhungu yarari mu gitenge yamupfunyitse mu bintu by'ibitambaro n'igitenge wonyine abivuga arumva ntabwo nyine mwese mwagera ko nshobora kuza bakamfunga kandi kugira ngo bamfunge nanjye nahunga mbere nyine nkabireba nk'abandi bose ahubwo uwo wabirebye nawe yirukiye ko nta nubwo ari kugaragara hano ariko yahise nyine abivuga yatubwiye turaza turareba n'abandi nyine bagenda bazi uyu mubyeyi wakoze ibi muramunenga mute iyi ni inyamaswa ni inyamaswa hari abantu sinzi ukuntu bameze ni inyamaswa ariko buriya njyewe impande zose ndazinenga ari we wajugunye umwana ndamunenga n'uwaba waramuteye inda ko buriya ntabwo yaba yabikoze kuko uwamuteye inda yamushyigikiraga kuko bikose buriya yaramwihakanye nawe ahitamo igikorwa cy'ubugwari ntabwo buriya bintu ari byiza murasaba inzego bireba ko zakora iki zibikurikirane zishyizemo imbaraga nibiba ngombwa bashyireho gupima abantu bose bareba uwo arayabyaye sinzi nimba hari ukuntu babikora babipime aramutse afashwe nta mwana afite abihanirwe pe by'intangarugero kandi kuko iki ni igikorwa cy'ubunyamaswa aha niho mwamusanze se n'utwereka n'ubu ntabwo tu hari abari yamuryamishije aho ngaho ari mu gitenge we yabaye ubundi we yabaye nk'ujugunya nta nubwo yarambitse
yabaye nk'ujugunye nyine nk'umuntu uri guhisha twe twabonaga ko nyine ari nko guhisha ari nk'abantu bamwirutseho yari ameze nk'umuntu uri guhisha ku mubyeyi wese mbese ikintu ndi kubona yakora nimba byabaye afite kumenya ko byabaye umwana akamukuza kubera yuko n'ubundi ntiwasubiza ibyabaye nyuma ariko abantu bati namwe muri mu ruhare mu bazitera ntimuzemere mugatera abantu uwo mutima oya cyakoze turazanga ariko nyine njewe n'ayanjye leta iba yemerewe kumfunga ikampana ibi mwabyakiriye mute bino ukuntu twabyakira keretse tubonye uwabikoze agahana hanyuma ubu ntago yabonetse murasaba inzego bireba ko zikora iki zishaka ko bashaka ubushakashatsi wenda hari igihe habayo n'umuntu waba wari umuzi mu gushakashaka ugasanga mbese dutangiriye aho kumenya amakuru urakoze naje nakwegera none wavugiraga kure niko ngo yazanye n'iyanyuma byari bimeze bite jewe umwana ngimugeraho twaje tukigera hari hepfo umugore baratubwiye hariya hariho akana nari ngiye gusoba ngiye kugira ute mba mbonye imyenda bati sininde bataye imyenda hano arangije agira ute abaratwikuruye ateruye ngo yumva ni ikintu kiremeye muri kwa gupfundura asanga ni uruhinja umugore rero aterera hasi agira ute aragenda tugeze hariya natwe aratubwira turaza turareba na dasara amaze kuhagera turareba tubona umwana nyamara umwana nubwo kuva umwana yarashitse pe umwana ukimara kugira umwana ufite inzara akagira indoki niyanyuma hari ikimuriho shakarakana kizanya manje byambabaje byabateye agahinda gute nk'ababyeyi je ngurikije koko kubuginda yanje yandiye pe ndi kubyara umwana wanje ndago nabanje kubyara umwana wanje mwiki hanyuma uyu munsi wo mubyeyi mwamufashe mute jewe mubyeyi nje nabona nje ndihajyana navuze nje mubyeyi mubonye je pe nanje baramba uburenganzira naramukubita kubera iki kubera ko yaba yakoze ibintu bitakogwa bati yasebeje ababyeyi yadushebeje cyane kuko kugira ukora biri yanje wamutahari ya muvandimwe akazamukurerera ikagira inzira wowe ukimugeraho ntabwo bawagize je nagize ubwoba kuko wenda mu myaka mvite niho nabona ko umuntu je byahise bindera ubwoba ariko kunga umuntu wabyakabanaho uruhinja nje nabonye ari umwana wari ukuze yari igikomere yari afite se kumunywa hari hasa n'ahantu hari kuza amaraso hari n'akatsi kari mu kanwa ku buryo hari abantu bakeka ko yaba yamwiyiciye yamwishe mu bigaragara gute se ukuntu yamwishe sinone umwana waje upfunyitse umwana muzima ko yanarira waje kumutari muzima yamubyara mwicarangije kumujugunya ubwo mu bigaragara abantu bati ntaraboneka ariko byibura turasaba inzego bireba ko zashaka wakoze ibyo bintu mwe murabyumva mute nanjye niko nabishashikariza kugira abashaka umuntu waba wabikoze akara ko bamubona mbese abe n'isomo abera abandi cyitegerereza nibura abandi babitekerezaga abantu batanyamara ashobora kuba atari n'uwa hafi kubera ahangaha ni mu masangano y'imirenge myinshi ni imirenge myinshi ariko ngiye ngurikije uburyo nabyaye ndakeka ko ndatega moto maze kubyara ako kanya cyangwa imodoka ngo binyemerere ntabwo byashoboka ubwo rero byanga byakunda ni umuntu waje n'amaguru kandi umuntu waje n'amaguru amaze kubyara ndo bigaragara ko yaba yaturutse kenza atumye wenda agatuma nginjiti ni ibintu mwakire gute tate gusa ngewe nkimara kubibona ngiye byanteye ubwoba uti ngewe nkimara kubibona ngewe byanteye ubwoba kandi nibaje kuri uyu muntu kabisa uyu muntu aramutse afashwe yahanwa by'intangarugero wahageze nka ryari nahageze nko mu masayine wasanze bimeze bite nasanze nyira abayobozi bose n'abaturage bose bahagaze hano wagize umwanya wo kureba kuri uwo mwana namurebye yari ameze gute uwo muziranenge nyine ari umwana ubona yari ari nko mu mezi 7 kuko wabonaga ari umwana ufite ingingo zose yari umwana ubona wakura rwose ubona yari mukuru yari mukuru rwose uriya mwana ngiye yambabaje cyane hanyuma nk'abantu mwamubonye agaragaza ibimenyetso byo kuba yishwe amaze kuvuka yaba yapfuye ari kuvuka gusa afite akantu n'imbara sinzi akantu yamushyize mu kanwa nibara agati mbara akatsi sinzi ari agaki ariko urabona ko
ni ukumwica yamwishe tu ni ukumwica yamwishe. Abantu bakibaza batashobora kuba ari n'ab'abakobwa bakuru uburaya cyangwa se akaba ari n'umwe cyangwa se akari abanyeshuri bo muri nesi nabyo babivuzeho baravuga ati hari umunyeshuri ushobora gukora ibintu nk'ibi yabona ko yenda bimutesheje ishuri cyangwa se akazabona atabona uburyo azisobanura imbere y'ababyeyi akabikora gutya. Mwasanze yamurambitse ati yari yambaye ubusa igice cyo hepfo yari yambaye ubusa icyo hejuru yari yamuzingiyemo niba ari igitenge. Yari umukobwa yari umuhungu ariko ntabwo ashaka ko abantu babona isura ye. Iyo byose ashobora no kuba ari n'uwa hafi ntawamenya kuko yahisha isura ye. Nk'ababyeyi mwabyaye ibintu mwabyakiye mute? Byatubabaje kandi twumva tugize n'agahinda ku buryo njye navuze nti aho kugira ngo akore ibintu nka biriya yagombaga niba yabonaga nta bushobozi afite bwo kuzamurera yagombye kumubyara nibura akagenda akareba nk'umuntu w'umukire akagenda akavuga ati njye nta bushobozi mfite ariko fasha yenda guha uyu mwana aho kugira ngo amujugunye. Byabateye urujijo? Byaduteye urujijo ni ukuri pe. Byaduteye urujijo mana. Niba hariho n'abandi bajya bakora gutya mana bateye agahinda. Ni nk'izihe nama watanga nk'umubyeyi? Ngewe inama natanga numva nagira umwana w'umukobwa aho ari hose kwirinda cyangwa se byaba bimunaniye agakoresha kondori. Ngewe niyo nama namu sibwo buryo ara kandi aho nabyanahuriyemo akarota inaha byari bisanzwe ntabwo mbizi ngewe ntabwo ubundi kavukiye sindi uwini. Byababaje ariko byatubabaje nk'abantu b'ababyeyi bazi igise cy'umwana bazi uburyo umwana avuna byatubabaje cyane. Ibibazo aho batubwiye ko hano ku isi bahashyize umwana w'uruhinja wapfiriye. Ni mu kahe kagari, umurenge n'umudugudu? Mu kagari ka Kivumu, umudugudu ni Nyamugari. Ni nkuru mwumvise nka ryari mwayumvise mute? Ubundi ababimenye imbere bavuze ko yaba ari mu gitondo ariho bamubonye ugiye gucana ko njya mbimenye muri aya masaha. Mwewe amazina yawe witwa nde? Nitwa Nyirandibare Fortune. Fortune, inkuru barayumvishe rero nawe nk'umujyanama w'ubuzima uburaje? Nayumvise numvise ari ibintu bibabaje cyane. Ubwo rwose ni ibintu bibabaje. Mukihagera mwasanze uruhinja rumeze rute? Nahageze nyine uruhinja rwari rwapfuye. Ukurikije uko warubonye se wabonye ari uruhinja rwishwe ako kanya, ni uruhinja rwishwe ruvuka cyangwa wenda yaba yapfuye atari ukumwica? Kubera ko buri akari akantu bamusizemo nabonye byatewe n'imbeho. N'imbeho yanamwica. Ni agaki bamusizemo? Ari mu gatambaro yego n'agasharupe. Nta kintu yambaye? Nta kintu. Nk'uwamubonye cyangwa se nk'umubyeyi n'ubundi ibi bintu wabifashe ute? Birababaje, biteye agahinda. Biteye agahinda. Uriya muntu nta mpuhwe yagize. Nta mpuhwe. Hanyuma se haba hari akanunu k'agakuru kaho wabikoze yaba ari? Oya, ntabwo twamenya umuntu wabikoze. Uko urebye ubu hano ni mu rugabaniro. Kubona ari uwaturuka ino hirya kuri Susa, ari uwaturuka iyi, ari uwaturuka ntabwo tuzi ngo bimeze gute. Ni mu rugabaniro rwa he na he? Ni rugabaniro rw'umurenge wa Musanze. Ari Musanze, Muhoza na Kimonyi. Iyi ni hagati. Ku buryo hari urujijo rwo kumenya ngo umubyeyi ni uwe? Yego. Ntabwo wamenya ngo umubyeyi wasize umwana hano yaturutse. Hanyuma rero ni ibintu mwabonyemo ubumuntu n'ububyeyi bungana gute? Nta bumuntu kubera ko ibi bintu uyu muntu yakoze ntabwo ari byiza. Iyo ugira ngo ntashaka no kumurera kiba yarebye n'umuntu amwihera. Ubona ko yari umwana w'umuhungu. Mwabonye se yarageze igihe cyo kuvuka nk'abamurebye? Ingingo zari zihari ariko ntazo zakuzuye neza ariko zari zihari. Ni nk'izihe ngingo zitari zakuzuye neza muzo mwabonye? Ni nk'izihe ngingo zitari zakuzuye neza?
ibice byari bihari bigaragara ariko bitari kugaragara neza. ku buryo yaba atujuje igihe cyo kuvuka. Birashoboka ko yaba atari yakacujuje. Nk'abantu rero b'inaha mugiye gukora iki? Mugiye gushingura, hagiye kurikiraho iki? Nta nuko njyanye inkuru tukayivuga mu mudugudu kubera ko ni inkuru ibabaje tukayivuga kuko aba bantu bakora ibintu bakabyihana. Abandi bati wasanga ari umunyeshuri cyangwa ari n'umuntu w'indaya utari uwo muri aka kagari waturutse kure. Ibi bintu ngomba rero kubashishikariza ko wakugira bica umuntu gutya ahubwo baboneza n'urubyaro ariko ntibice umuntu wabaye umuntu. Byari bisanzwe inaha muri aka kagari? Muri aka kagari ntabyo. Byabatunguye? Twumiwe ahubwo twavuze tuti si umuntu rwose wakoze ibintu ni amayobera. Amakuru rero y'uruhinja koko nibyo, umwana yagaragaye mu gitondo aho yari yatawe mu murima w'ibishyimbo. Umwana yaje kubonwa n'umuntu wari ujyanye umwana ku ishuri riri hafi aho ngaho mu mudugudu wa Nyamugari. Abonye uwo mwana aho yari azingiye mu bitenge, arebye abona n'umwana yamubonye agiye kwihagarika, bimwe byo kwikiranura n'umubiri akase mu bishyimbo gato, abona harimo umwana, agaruka yiruka atanga amakuru. Natwe tubikurikiranye dusanga koko ariko byagenze, ari umwana bahataye. Niki cyakozwe cyangwa kiri gukorwa? Icyo tugomba gukora cyihutirwa no kubanza kubimenyesha inzego z'umutekano, cyane cyane urwego rw'ubugenzacyaha, kugira ngo narwo rudufashe mu bufatanye, tubashe gufatanya gushaka inkomoko y'uwo mwana wamutayeho no gushakisha, kugira ngo nibiba ngombwa ubutabera buzubahirizwe. Twamenya amakuru ko muri mu bageze kuri tere mu ba mbere, mukurikije ijisho rya muntu mwabonye ko umwana umugenekereje wapfuye avuka cyangwa yaba yishwe mukurikije ibimenyetso mwabonye? Nkurikije ibyo nabonye, nubwo hari urwego rubishinzwe kugaragaza ibimenyetso no gufata no gutangaza inkuru ku bijyanye n'ibimenyetso, navuga simusiga ku cyishe umwana, ariko njye mbona umwana ni nk'inda yavuyemo, kuko bigaragara ko umwana atari yagakuze, ari mu kigero cy'amezi nk'6 n'arindwi. Urebye ingingo zose z'umubiri arazifite, aragaragara igitsina cye, byose biragaragara, ariko urabona atari yagakomeye kuba yaba umwana ugeze igihe cyo kuvuka. Ni ubuhe butumwa muha haba abari n'abategarugori cyangwa abandi bantu bashobora gutekereza gukora nk'ibyo bavuga yatatekereza yakoze, kugira ngo ejo urabyara atagira ubwoba nk'ubwo yagize? Murakoze. Ndeka mbanze nsaba abaturage ba Kimonyi by'umwihariko kugana, kumenya, nsaba abajyanama b'ubuzima mbere na mbere kwegera abagore bose batwite no kubafasha kugera kwa muganga. Natwe nk'ubuyobozi kandi turasaba ko abagore batwite bazajya bajya kwa muganga kwisuzumisha. Ibi biba bimwe mu bigaragaza umuntu waba atwite ataragiye kwa muganga, kandi ibi bikaba n'ibimenyetso bitugaragariza iyo tuzi abagore batwite mu mudugudu. Byaduha no kumenya wa mugore wisuzumishije, utarisuzumishije nawe iyo igihe kigeze tukabona atagifite inda, twamenya ngo n'uyu nguyu byagenze gutya. Abaturage rero bacu ba Kimonyi, reka mboneraho kubasaba kuduha amakuru y'ibanze no kuduha amakuru y'abagore batwite uyu munsi baba bagaragara ko batagitwite, kugira ngo uburenganzira bw'umwana, amategeko akurikizwe, ndetse habeho no guhana no kwibutsa abantu ibijyanye n'amategeko ko kwica ari icyaha. Icya kabiri, ndasaba abaturage muri rusange ko rwose haba urubyiruko rwacu, ni kenshi abaganga batwibutsa gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye, kugira ngo iturinde bwa mbere na mbere indwara zirimo indwara z'ibyorezo, ndetse no gutwara inda zitateguwe, zitateganyijwe. Bityo bikaba byafasha abakorera imibonano mpuzabitsina kwirinda, kugira ngo ubutaha hatazajya habaho impfu nka ziriya zitunguranye. Numva aricyo nasaba abaturage, kandi abanyarwanda muri rusange babyubahirije ntawajya agwa muri uyu mutego.